umunsi ku munsi uko bwije n'uko bikeye. Uyu munsi rero tubazaniye inkuru itangaje, inkuru ibabaje, inkuru y'akasamutwe iri gutereninga kuri iyi mihanda. Kuri iyi mihanda biravugwa ko Miss Miheto Divine watsindiye ikamba rya Miss Rwanda 2022 ko yakoze impanuka akagonga mu muhanda. Bavandimwe rwose yagonze urukuta, urwo rukuta rugonga sinarima, ariko niko biri kuvugwa kuko nakundi nge nanjye nabivuga, ndi kuvuga ibiri kuvugwa. Miss amaze kubikora uko nguko rero bavandimwe, inkuru rwose itangaje kandi inababaje, ubwo yahise akora ikintu cyo kuvuga ngo nakiruka. Ariruka, niba yateze umumotari, niba yakoresheje amaguru simbizi, ariko amakuru ahari cyangwa amakuru ari kuvugwa, biravugwa ko yagerageje guhita agira ate acika akirukanyira rwose. Nyuma yaho ngo baza kumubona. Muze mutere agatebe mwicare mwumve iyi nkuru rwose, mwumve ukuntu ibabaje, mwumve n'ukuntu rwose iyi nkuru kuyisesengura ari ibintu rwose byo kwitondera. Ukibaza uti se Miss Miheto Divine kuki yahisemo kwirukanka? Kuki yahisemo kwirukanka akavuga ati ngomba kwirukanyira nkava aha hantu kugira ngo batahansanga? Ubwo rero Miss Miheto Divine abonye amaze kugonga urukuta, yaravuze ati aha hantu nibahansanga biraba ibindi. Ahitamo rwose gukuramo akakarenge arirukanka rwose, kibuno amaguru kugira ngo yigerere yaracikiye kugira ngo batamufata. Iyi nkuru rero rwose irababaje cyane. Ubu Miss Miheto rero ubu tuvuga n'abavandimwe, biravugwa ko ubu ari mu maboko atarayiye, ari mu maboko y'ubushinjacyaha, kandi rwose ko yatangiye no kujya aburana, bagenda bashyiraho ibihano bagomba kumuca. Ibyo bihano byose Miss yabonye cyangwa se yakatiwe, nabirebye nsanga biri guhuza n'umwaka ngo n'ibihumbi 200 n'ibindi. Namwe musome izo nkuru rwose muzirebe, murasanga iyi nkuru ari inkuru ibabaje. Ikibazo si uko Miss Rwanda Divine Miheto yakoze agisida hoya, ikibazo ni inkomoko icyateye icyo kibazo. Biravugwa ko Miss Miheto Divine ko nubwo yaratwaye imodoka bujya ngo nta na perime yari afite. Ese koko ashobora kuba nta perime yari afite nk'uko biri kuvugwa, cyangwa ni bimwe by'abantu bashyiraho amakabya nkuru? Ndibaza Miss Miheto Divine ko umuzi neza ko nta mu Miss w'u Rwanda ajya muri Miss Rwanda ngo babe bamuha iriya modoka agomba guhabwa n'ariya mafaranga, kandi kabateganya ko iyo modoka azayitwara gute Miss Rwanda we yaba yaragiye gutwara nta perime? Ese nuko yaba ari Miss Rwanda cyaba cyagendeweho, cyangwa ni bya bindi abantu baharabika abantu? Vandimwe, ahangaha habaye hariho iharabika yuko nta perime yari afite. Abantu baba bararengereye cyane rwose gufata uyu mukobwa mwiza gutya bakavuga ko nta perime yari afite ngo atware iyo modoka. RIB rero y'u Rwanda iri mu kazi muri iyi minsi, iri kwita ku bantu bafite amakosa, ku bantu bagenda bakora amakosa bitwaje ibyo bari byo. Ibyo ntago bigikanga RIB, reka RIB icyo nakubwira cyo nuko iri mu kazi rwose, ibintu byose iri kubirebaho. Ya watwara ufite perime utayifite iragufata, ikubaze uko ugenda uko ugaruka, ikubaze n'ikigutera gukora ibyo ngibyo. Icyo bishatse kuvuga nuko turi muri Transparency Rwanda. Rero rwose RIB icyo nakubwira cyo iri mu kazi. Nushaka gukora amakosa witwaje icyo uri cyo, RIB izabikubaza nta kabuza. Uyu rero Miss Miheto Divine murabizi ko yagarutse mu gutrendinga mu nkuru ya Press Kid. None bavandimwe rwose byaba bibabaje
byaba biteye agahinda nawe agiye muri gereza agasangaho puresikidi nanone. Bavandi, iyi nkuru rwose no kuyibara ngewe ndumva inteye agahinda. Ese koko uriya mwaka umwe bamukatiye, niba ari byo koko nibaramuka bigenze kuriya bakanzura ko agomba kuwufata, ntihabeho kujurira, niba kujurira bibaho cyangwa se no kumanuka umuntu yajura bikemera. Bavandi, niba gusaba imbabazi cyangwa se kuba umuntu yajurira rwose urukiko, uyu Miss Rwanda Muheto Divine yihangane ajurire, turebe ko byakunda pe, arebe ko byakemera. Naho ubundi bitabaye ibyo, hari icyo mbona kigiye kubaho, agiye gusanga puresikidi muri gereza. Bavandi, iyi ni inkuru y'agateranzamba, ni inkuru ibabaje. Gusa reka mbabwire bantu mutwara ibinyabiziga, buri muntu wese wakwiye kwita ku kinyabiziga atwaye koko nk'uko ari umuyobozi wacyo. Iyo bitagenze uko nguko bavandimwe, bibindi biravugwa ko rero uyu Miss Muheto Divine iyi ngo yari yasomye ku gacupa ngahushyemo, ngo basanga neza ngo kakuma gapima ibipimo by'inzoga ngo biri kuregerana. Sinarimo arahuhamo, ariko ndi muri biravugwa. Uyu rero Divine niba koko yari yananyoye, abashoferi twakagombye kugabanya kunywa. Nanjye reka nishyiremo, twakagombye kugabanya ibipimo by'inzoga tunywa, tukabigabanya kugira ngo tutahungabanya umutekano w'umuhanda, kugira ngo tutagira uwo tuvutse ubuzima. Niba ugiye gutwara ukabuze neza ugiye gutwara, ugafata n'umwanya wo kunywa ku gacupa, uba wumva ari icupa n'imodoka ari nawe cyatwara ikindi ari ikihe? Uzi neza ko ugiye kujya mu muhanda, ni ikinyabiziga cyakozwe n'abana b'abantu babizi, nikigira ubwenge ni wowe ugira ute, ni wowe ubufite. Urangije ufashe umwanzuro wo kugira ute, wo gufata ubwenge ufite, ugiye kunywa inzoga kandi uzi ko inzoga ari ikiyobyabwenge nayo. Noneho ya nzoga unyweye yobeje ubwenge bwawe. Icyo gihe ko cya kinyabiziga utwaye ari ikinyabiziga cyakozwe n'abana b'abantu kitagira ubwenge, uri bwumve kiri bukontororerwe nande, uri bwumve ari nduri bugitware. Ese icupa niryo riri butware iyi modoka utwaye? Ni iki kiri butware ikindi? Bavanze kambabwire, ibi bintu ibirebeho, si ndi kuvuga ni wenda kuba Miss Rwanda Muheto Divine wenda yafashwe n'ibyo, cyangwa se wenda mumbe nanabyishimira, ariko ngira ngo mbabwire yuko abashoferi bamwe na bamwe hari ibintu mutaha agaciro. Ejo bundi nari ndi kugenda ngiye kubona mbona umushoferi agonze gorudire, ndibaza niko buriya muri gorudire yaragiye kwenda yiye. Uzi neza ko utwaye imodoka unyweye ibiyobyabwenge, uba wumva abantu muri buhuru utari bubamare by'ukuri. Kandi barababwira ati kirazira gutwara wanyweye iki inzoga, niko amategeko avuga. Urangije wogiyeho uragasoma. Avandi kambabwira rwose twikubita agashyi abantu mutwara mu mihanda, cyane cyane mu makaburimbo ndetse no kuyibitaka. Mwikubita agashyi mugabanye izo nzoga mushaka kunywa muri butware. Mu gihe uzi ko uri kunywa inzoga cyangwa wanayinyweye, birekara abandi bagutware. Niba wari ufite imodoka yawe yitange bagutware, abafite amapirime barahari. Ariko wiza kumara abantu cyangwa umara ibikorwa remezo, nuko ngo hari icyo uri cyo. Hoya ribu ntabwo waza uyibwira ngo ndi icyo reka ribu iyo Rwanda icyo nyemerera iri mu kazi kose. Ni nk'abashoferi abamotari kuki mufata umuntu yibereye umukono wiwe mukamumuteraho? Bavandi, mukavogera amategeko kandi mwarayasomye mukanayasomerwa, ariko mukabura umuntu atwaye mukamusanga aho yibereye. Ndakoma uruswa nk'umanengasire. Abanyamaguru namwe, natwe abanyamaguru nanjye nishyiremo, kuko byose ngewe ndabikoresha, ari amaguru ndayakoresha no gutwara ndatwara. Niba uzi neza ko ahantu hambukirwa utarahagera, uri kujya kwambuka muri zebra crossing, ujya hehe utaranahagera, uri kujya kwambuka utarayigeramo kugira ngo bigende gute? Uri gushaka guteza impanuka. Bavandi, uri gushaka guteza impanuka.
ukuri rero mbabwire mugabanye rwose ikintu cyatuma cyavutsa abandi ubuzima. Ni inyigisho ndi kubaha, ikintu cyavutsa abandi ubuzima mu kigabanye, ikintu cyatuma hari uwahasiga ubuzima mukirinde niba muzi ko mugiye gutwara. Naho ubundi bitabaye ibyo ntago bitabaye ibyo abantu bahajya bahasiga ubuzima ari benshi. Bishatse kuvuga iki? Ari amategeko y'igazeti ya leta areba abanyamaguru, akareba inyamaswa, akareba n'abayobozi b'ibinyabiziga aribo bashoferi. Kuki muyavogera? Amategeko areba n'amatungo we harangiza mwebwe mufite ubwenge bw'abantu mugashaka kuyavogera uko mwiboneye. Ndasaba leta y'u Rwanda kugira ngo ibintu birebeho. Umunyamaguru kose ukoza nawe bamuhane, kuko ari ukuntu uba witwariye uri kwigendera ukabona umunyamaguru aguteye umukono wawe ukibaza se uyu munyamaguru ugusanze aho wibereye ngubu koko kaba yiyahuye. Niba stress aba afite hari kwiyahurira iki? Wowe wagiye stress zo kwiyahura, urabona wenda imotiraje urifasha urahuruye ugiye muri wa murongo wa wundi w'umande w'umuhanda, kandi usize iki? Usize inzira z'abanyamaguru. Ubonye igare riraje ufashe inzira z'abanyamaguru zivuyemo, uragiye witambitse mu muhanda muri kaburimbo hagati. Reka mbabwire rwose, reka twese duhugurane ibi bintu mu bigabanye, mugabanye ibintu nk'ibi ngibi. Wenda Divine Miss Rwanda we yarajya agonga igikuta wenda we yaragiye agonga igikuta, ariko se buriya hariya yoza haza kuba hari umuntu bavandi uko nge nabonye kariya gafoto, yewe nakabonye numva ndumiwe. Iyo haza kuba hari umuntu buriya yari kuhava amahoro. Ese imbere ho iyo haza kuba hari umuntu ubu natafari yari kumwituraho, ariko ngo yararangije ngahita yirukanka neza kibonamo amaguru birangira yigendeye. Yesu we Abisilamu tuziranye salamu aleikum, ndabasuhuje cyane. Sigaye n'abayobotse mu myambarire yanyu nabonye inezeza, niyo mpamvu sigaye nza mwisesengura niyambariye uko nguko nanjye nitambiye. Hari ikintu nabonye uri kwita ku nkozi z'ibibi ititaye ngo runaka ameza atya ateye atya. Reka we ibyo ntabwo iri kubirebaho. Ribu ni waza uyibwira ibyambaye ndajyahe irakuje ati iri kutambikane. Birababaje bavandimwe kuba Miss Muheto agiye gusanga Polisikidi muri gereza. Gusa nuko aho abagabo n'abagore bafungirwa atari hamwe, icyumba kiba atari kimwe. Ariko bavandimwe ibi bijya bitwigisha burya nta muntu utafungwa. Nta muntu utafungwa. Ngiye maze kuyibona ko nta muntu utafungwa. Biriya wikarakasa ngo ngewe ngo ndirinda amakosa n'ibiki, yego kuyirinda ni byiza, ariko one day hari umuntu akora ikosa kikanga ari muri gereza tabiramutswe. Kandi hari umuntu wigize kuvuga ati gereza ni yacu, twarayiyubakiye, twakoze imiganda myinshi kugira ngo gereza yubakwe. Tini munjyane tindayijyamo, none se bigende gute? Ndayikwepera heza. Ariko impamvu yabivugaga yari yakosheje noneho kugira ngo abyiyakire mu makosa yakoze, aravuga ati gereza ni yacu, twarayiyubakiye, twakoze imiganda kugira ngo iyo gereza yubakwe. None se ndayihungira he? Burya nta muntu utafungwa. Gusa bibaye byiza wakirinda icyatuma ujya muri gereza, ukisigira abana cyangwa ukisigira umuryango, ugasiga urugo rwawe ukabyirinda. Kandi burya nabonye nta kindi kidushoboza usibye kwizera Yesu Kristo n'umwami n'umukiza wacu, tukirinda icyaha gisa nacyo. Wenda bakabona ibintu biza bikugwiririye, ariko buriya ibintu wagize muri uruhare ukabona wikanze uri muri gereza biragatsindwa n'Imana. Nk'ubu ikosa Miss Muheto yakoze, kuko niba ari nabyo ntago ikosa ari uko yagize ati ari uko yakoze impanuka buriya, cyangwa se buriya hari ibyaha bibaho, hari icyaha kibaho imbere y'Imana tutazabazwa impamvu twagikoze, kandi ko tukaba tukikita icyaha cyo kwica umuntu wakoze impanuka. Buriya kirarango cyitwa icyaha ni impanuka, akita impanuka. Kiriya cyaha n'Imana buriya nta muntu yagihanira, kiri kuba bikoza bishaka. Naho iyo byaninze byitwa impanuka ntabwo byitwa icyaha imbere y'Imana. Ntabwo byitwa icyaha imbere y'Imana. Kwica umuntu rwose kubw'impanuka ntabwo ari icyaha. Icyaha ni icyaha kintu ukora wabigambiriye.
kuko na kwa padiri barabashije gusenga umuntu akora icyaha ati ngo mu gihe itandukanyije n'Imana abizi kandi abishaka icyo nicyo cyaha. Naho mu gihe wishe umuntu kubw'impanuka utari uzi ko ari bumwice bitaraye no muri plan yawe ntago ari icyaha, ni impanuka, babyita impanuka. Divine ntabwo bira byakagombye kuba icyaha, ariko icyaha cyabikuruye byose nuko yagize ati nuko yatwaye ngo nta perime afite. Niyo makuru ndi kumva kuri iyi mihanda. Iyo aza kuba afite perime bari kubyitwa wenda impanuka, ariko ikibazo nuko ari kuvuga ko yatwaye nta perime afite. Ese koko turebe usibye iminsi Muheto Divine n'abandi bari gutwara nta maperime bafite? Mutubwire ko nzi neza ko polisi zihora ku mihanda zireba abafite perime, abafite imisanzu itarishyuwe, koterivasiyo, mbese byose babireba. None yaba ari Miss Muheto wenyine uri gutwara nta perime afite, cyangwa n'abandi harimo abitambikamo bagatwara nta perime? Hakaba ari nayo mpamvu duhora tubona impfu za hato na hato, kumva ngo umuntu yapfuye, ukumva undi yapfuye, ukumva ngo impanuka ibereye aha ngaha. Bavandi, ibi ngibi leta ibirebeho, iturebere niba hari abantu bari gutwara bakajya mu muhanda nta maperime bafite, nabyo tubimenye, cyangwa se ibimenye kugira ngo ikumire izo mpfu za hato na hato ziri kugenda zibaho, abantu bagapfa batari babyiteze, cyangwa se akaba impfu zitandukanye. Yakagombye kuturebera kabisa, ikaturebera bavandimwe, kuko biba bibabaje ku muntu kubura uwiwe akagenda akimukunze, akagera tukimukunze cyangwa tukimushaka, ariko ukumva umuntu wanze gushaka ibyo abandi bashaka, yanze kwiga nk'uko abandi biga, kumva umuntu niwe umuhitukanye yaranze kubahiriza amategeko leta y'u Rwanda idusaba. Bavandimwe rero, iyi yari inkuru ibabasha n'imbazaniye uyu munsi. Gusa ngewe abantu banjye baje kwiyabonesha kuri uyu muryango wa Josiane Official ndabashimiye cyane, muri inshuti zanjye z'inkoramutima, kuko nyamwemeye ukana subscribe shana comment, burira no kunyereka ni ikimisi cya mbere cyerekana ko mu nkunda kandi munyifuriza ibyiza. Ariko izi nkuru zo rwose ziri guhitinga bibiri mu kazi tu, umva mujya mutera agatembazanira amakuru yose uko nayumvishije, nyazane neza nibakubitira aho ngaho, mwumve isi ya none, isi tugezeho, mwumve uko biri kugenda bivuga kuri iyi mihanda. Yonje muri biravugwa mba naje muri biravugwa, kandi hari abantu mwumva ko niba mvuze ngo biravugwa mba nkoze icyaha gute? Se ko hari biba biri kuvugwa kandi amakuru yose kabera kugira ngo tuyamenye. Ngaho mumbwire namwe ayo makuru mutayazi noneho. Ese uwo ngubwo bataza kwizana muri biravugwa, wenda akaba yarirukasa akabacika, uwo muntu bari kumubona. Ariko iyo bavuze ngo biravugwa ko yakoze ikosa niri agahunga cyangwa se akiruka agacika, yagiye no hirya abantu bakabufata bikamenyekana ko umuntu yari yakosheje. Rero ninya mvuga biravugwa nta cyamba nkoze. Ikibi nuko naza mbishinze ibintu nazi nahagazeho, cyangwa se nzavuga ko bivugwa, ubundi inkuru zibarwa mu bihe bitandukanye. Umuntu aba ari aho inkuru yabereye, n'umuntu wayibwiwe nanone akongera akayivuga, aho yose ni amakuru. Nimugatesha agaciro amakuru. Amakuru aravuna, n'ubu ngubu nicyo ndi kuyababwira, mba ndi kuvunika kandi mba nabanje kuyataha. Sawa, twikomereze rero, twikomereze. Gusa abantu mutarakora subscribe, mukore subscribe, share na comment na like. Twikomereze, nimeje kuzajya mbazanira amakuru mu mwambaro wanjye w'ubutara amakuru n'uyu nahisemo. Courage, bye.